Hey guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza. Wihebeye Fernandez TV show. Wihebeye kandi wakunze ibyo dukora umunsi ku wundi. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazahwema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Reza mireka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda ayarereye umugabo w'abana babiri amazina yitwa Itayiwacu Bruce yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melody. Urugendo rw'umuziki nk'abigize umwuga yarutangiye mu mwaka wa 2012 kuri uyu munsi ni igihangange mu muziki w'u Rwanda n'itafari rikomeye cyane ku muziki w'u Rwanda. Navuga ko ari bamwe mu bagize uruhare mu muziki w'u Rwanda kugira ngo ube hari urwego umaze kuvaho ndetse hari n'urwego umaze kugeraho. Navuga ku rwego rw'isi muri rusange. Uyu muhanzi wagiye ukora indirimbo zigiye zitandukanye zikaba hit, ibitaramo bigiye bitandukanye bikomakomeye abantu mu gihugu cy'u Rwanda, ku mugabane w'Uburayi, East Africa muri rusange ndetse n'andi hose ku isi. Ibitaramo bigiye bikomakomeye, kwinjira mu studio akomeye nka Kong Studio, ibitaramo bikomeye nka Trace Award, Chop Life, Giant of Africa, Primus, Guma Superstars ndetse n'ibindi bitaramo bigiye bitandukanye yagiye akorera mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'andi hagiye hakomeye. Ni izina rikomeye cyane mu muziki w'isi muri rusange. Ariko iyo bigezaho umuntu avuga ngo uri izina rikomeye cyane mu muziki w'isi, isi ni nini, isi ni ngari, ushobora kuba uri munini uzwi mu Rwanda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Germany, Norvège ndetse n'ahandi hose ku isi, ariko ukaba mu Buhinde batakuzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika batakuzi, Israel batakuzi, Jamaica batakuzi. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku muhanzi witwa Itayiwacu Bruce wamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melody, umaze iminsi ateguje abakunzi b'umuziki w'isi indirimbo yakoranye n'umuhanzi wamamaye muri bya bihugu byose navuze. Noneho ushobora kuba wamamaye mu Rwanda ariko utaramamaye muri Amerika, utaramamaye Jamaica, utaramamaye Israel ndetse n'andi hose ku isi. Uyu muhanzi Bruce Melody yakoranye nawe amazina yitwa Shaggy. Ibi bihugu byose Bruce Melody adafite mu izina we amaze kubibamwo ubukombe. Ni igihangange mu muziki w'isi, abenshi bamuzi ku ndirimbo yitwa Was Me. Nimwe mu ndirimbo zagiye zikundwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye birimo Michael Jackson. Uyu ni umwe mu nkingi za mwamba mu injyana ya pop ku isi muri rusange. Tumwifuriza kugira uruhuko ridashira. Michael Jackson, Shaggy ndetse na Bruce Melody bakoranye indirimbo bayita When She's Around. Ni indirimbo igitekerezo cyayo cyavuye ku ndirimbo yitwa Funga Macho. Ikaba ari indirimbo biteganyijwe ko iri buze kujya hanze ku munsi wo kuwa gatanu. Kuba Bruce Melody agiye gusohora indirimbo by'ubwabyo biba ari inkuru, kuko n'umuhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda uhabwa ibihembo n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bicuruza imiziki, birimo Kiss Summer Award, Kiss FM, Isango Star, Trace Award. Mu minsi ishize mu gihugu cy'u Rwanda habereye igitaramo cyangwa se event ya Trace yakoze event hano mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Trace Award yo gutanga ibihembo ku bahanzi bitwaye neza ku isi muri rusange, ariko by'umwihariko bibanda ku mugabane wa Afurika. Bruce Melody muri event yegukanye igihembo cy'umuhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Habaye live performances z'abahanzi bagiye batandukanye barimo Davido, Diamond Platnumz, Bruce Melody ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bagiye baca kuri stage baje gutora ibihembo barimo Rema. Muri performance ya Bruce Melody yaje kwifashisha umuhanzi witwa Shaggy, igihangange mu muziki w'isi. Buri muntu wese ku isi ukunda umuziki w'u Rwanda nta kindi yarategereje kumenya ese mu ndirimbo ya Bruce Melody na Shaggy yaririmbyemo gute, Shaggy yinjiye muri iyi ndirimbo gute,
ese Bruce Melody indirimbo yarakomeje yerekera mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'igiswahili? Amatsiko yari menshi ku bakunzi b'umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu muhanzi w'umunyarwanda amaze kuba ubukombe. Bruce Melody yaje guperforminga iyi ndirimbo yitwa When She's Around. Byari ibihe bidasanzwe ubwo uyu muhanzi yari kuri stage mu gihe kingana n'iminota 3. Yaje kuririmbira indirimbo yakoranye na Shaggy. Inkuru ziracicikana kuri social media zigiye zitandukanye zirimo Instagram, X, yahoze yitwa Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok ndetse n'ahandi hose. Aba promoters barashyuha barapyotoka, aba blogger y'abakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kuri nuko Bruce Melody ibikorwa byari yamaze kubikora. Hagiye hasohoka inkuru zigiye zitandukanye z'ababloga bakomeye cyane bano mu gihugu cy'u Rwanda bagaragaza uburyo Bruce Melody atatwitse kuri stage. Bruce Melody ntago yigeze azamura abafana. Of course birumvikana ko Bruce Melody yaririmbye indirimbo itarasohoka exactly ni mu rwego rwo kwamamaza igihangano. Ntago Bruce Melody yinjiye kuri stage nk'umuntu uje kurushanwa na Diamond Platnumz, nk'umuntu uje kurushanwa na Davido. Uyu munsi nakibaza ikibazo kimwe ndetse muhe na buri mu blogger wese wagiye ublaminga Bruce Melody. Ikibazo namubaza, uyu munsi ninde muhanzi w'umunyarwanda uri ku rwego cyangwa se ufite ibihangano byatwika stage, byazamura abafana kuri stage kurusha ibihangano Davido yasohoye uyu mwaka? Uyu munsi ninde muhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda uri ku rwego rwo kurushanwa abafana na Rema? Turacyafite byinshi byo gukora. Like niba ushobora kwicara ukumva ko Bruce Melody atatwitse kuri stage 100%, uracyari umubloga, umunyamakuru cyangwa se influencers uri wese utaramenya game y'umuziki ikorwa gute, showbiz ikorwa gute. Kugira ngo indirimbo isohoke y'umunyafrika cyangwa se by'umwihariko kadufate hano mu gihugu cy'u Rwanda ibashe gukinwa kuri Trace Niger, bisaba ngo nibuze iyo ndirimbo hano mu gihugu cy'u Rwanda ibiyoboye chat za hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko muri East Africa muri rusange, iyoboye kuri YouTube izindi ndirimbo za hano muri East Africa. Kugira indirimbo ice kuri Trace Music bisaba ngo iyo ndirimbo hano mu gihugu cy'u Rwanda ibe yavugishije abantu benshi. Ariko Bruce Melody yacishijeho indirimbo itarasohoka, itarajya ku rubuga na rumwe rucuruza imiziki. Bruce Melody mu gihe kingana n'isaha imwe yabashije gucisha indirimbo kuri Trace Niger, Trace Music, Trace Album and Trace Africa, yamamarizaho cyangwa se aricishaho igihangano kitarajya hanze. Izo televiziyo ni televiziyo zicuruza imiziki zikurikiranwa kurusha izindi muri Afrika. Uwo munsi Bruce Melody aririmba indirimbo When She's Around yakoranye na Shaggy, zari ziri gukurikiranwa noneho byikubye kabiri uko zakurikiranwaga, kuko noneho hari umwihariko w'uko Trace Music iri gutanga award. Byari ibirori. Uko ukora ikirori wakoze anniversaire ntago ariko hakora ikirori wakoze ubukwe. Abakunzi ba Trace Music bose bari bikusanyije bari kuri ekara zabo bazi ko hari kuba event. Abakurikiye Trace Music bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Germany, Spain, England, Italy, Niger. By'umwihariko buri muntu wese ukunda Trace Music, ukunda imiziki icaho utaruri hano mu gihugu cy'u Rwanda yarakurikiye televiziyo. Amamiliyari yarakurikiye televiziyo yabashije kumva indirimbo When She's Around, Bruce Melody featuring Shaggy. Warangiza ukambwira ngo Bruce Melody like ntiyatwitse. Ngewe ubwanjye hari igihe nsigaye ndeba ababloga hano mu gihugu cy'u Rwanda, ba influencers bose nkabayoberwa, nkabareba mu bwonko nkahita mbona ibitekerezo mufite.
like ushobora gufata umuhanzi wo mu gihugu cyawe wakoze igikorwa nawe ubwawe ku giti cyawe usesenguye ubona ko ari igikorwa gitangaje, igikorwa cy'umuntu utekereza, ugashaka gufata cya gikorwa ukagikubita hasi. Uyu munsi Bruce Melody agiye gushyira hanze indirimbo ari kumwe n'umuhanzi ukomeye ku isi. Ibi bintu byaherukaga gukorwa n'umuhanzi witwa Tom Cruise ubwo yakoranaga indirimbo na Kingston, ariko uburyo Tom Cruise yakoranye indirimbo na Kingston bitandukanye n'uburyo Bruce Melody akoranye indirimbo na Shaggy. Niyo mpamvu igikorwa Bruce Melody yakoze gikwiye gushyigikirwa cyangwa se gikomeye kurenza ibindi bikorwa byagiye biba hano mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bwo gusohora indirimbo. Kingston yakoranye indirimbo na Tom Cruise byateye inkunga na Primus Guma Guma Superstar iyo watwaraga igihembo akoranaga indirimbo n'umuhanzi ukomeye. Uyu munsi Bruce Melody ubwe indirimbo ye Funga Macho yakunzwe na Shaggy, aramwaproachinga musaba ko bayikorera remix bakayisubiramo. Ibyo bintu biratandukanye ku kigero cy'100%. Bruce Melody yakoranye indirimbo n'umuhanzi urenze abandi bahanzi bose buri munyarwanda wese yagiye akorana nawe ku isi. Uyu ni umuhanzi Michael Jackson yashoboraga kwicara muri sale yagiye kumufana. Uyu ni umunsi Shaggy ni umuhanzi umaze kurebwa n'abarenga miliyari 4 ku rubuga rwa YouTube. Nta muhanzi n'umwe muri Afurika ufite icyo gikorwa. Bruce Melody birashoboka ko ashobora gukora indirimbo na Shaggy mu gihe kingana n'umwaka, indirimbo ikagira miliyoni 400 views. Ibyo ntago cyaba ari igitangaza kuko ibyo bintu Shaggy yarabikoze birazwi. Indirimbo ya Bruce Melody featuring Shaggy indirimbo iri buze kujya hanze ku munsi wa kuwa gatanu Friday when she's around account Funga Macho out now Friday tariki 27 z'ukwezi kwa 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023. Bruce Melody indirimbo yakoranye na Shaggy mu gihe izaba imaze nibuze igihe kingana n'ibyumweru 3 azahita ashyira hanze album. Nkwibutsa ko indirimbo When She's Around Bruce Melody yakoranye na Shaggy ni indirimbo iteguza album yitwa Sample. Bruce Melody araza gushyira hanze mu kwezi kwa 11 kuri gusoza. Iraza ikurikira When She's Around Bruce Melody featuring Shaggy, Rwanda and Jamaica in Love. Bruce indirimbo nongere mbikwibutsa irajya hanze ku munsi wo kuwa gatanu. Niba uri influencers, niba uri umunyamakuru, support. Niba uri umubyinnyi, support yawe irakenewe uyu munsi. Les amis, album ya Bruce Melody yitwa Sample nayo irajya hanze mu kwezi kwa 11. Mbigusubiriremo guys, mbigusubiriremo. Niba uri umukunzi wa Bruce Melody, uri igitangaza, umukunzi wa Munyakazi, itegure na album launch ya Bruce Melody mu kwezi kwa 12. Les amis, and Olivier Fernandez. Guys, please click you subscribe to YouTube channel Fernandez TV Show. Guys, follow on Instagram account Fernandez TV Show kujya tujye dukomeza kubana umunsi kundi. Les amis, see you, love you so much.